Umugani w'umusamariya wumunyambabazi. Nuko umwe mu bigishamategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ni nde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato, agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umureba ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari ebyiri, aziha nyir'icumbi, ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo.